ugafata umuriro kugira ngo utazima ugashyira andi muvu imbere ukazageza mu gitondo ukongera ugacana. hari na byandi bita ngo kuvumbika. Umuntu nimba akuze kwaje kwapura atakibashije akavumbika. nawe kandi ubwo nibyo uravumbika hari ukuntu uvumbika kugira ikigongo ndavumbika singe ndashaje kwa Esther buri hari ukuntu uvumbika ugasanga mu gitondo umuriro uracyari ariko Esther nta kuvumbika bituma umuriro ugumamo umuriro ugumamo. Gatondo twikaze kureba Epic Media zego byose ari sawa cyane nkuko bisanzwe kuri episode zacu. Hanyuma rero affaire nizingizi tukumena yakamwana Mobimba uyu muramaze iminsi yarabuze icupa ryari ryaramuheranye banza yarariguyemo noneho kurivamo ibi kibazo ariko twongeye yagarutse. Urakaza muri iyi minsi rero impamvu nari narabuze hari abavandimwe benshi bakoze amakwe muri iyi minsi. Nari maze iminsi ndi gutaha amakwe ndi kuvumba mu makwe mbese kuvumba mu makwe y'abadiaspora. Shiriyo nebe hano nimba ushaka kumubaza uko uyu unafitanye nawe kesi ngo mugisha yaraje arakuvugisha urangije ujya ku ruhande ngo uravuga ngo nzovu yasinze. Oya ngewe ntabwo nakwimye nomero ziwe na n'ubu nushaka kumbwira ngiye tujyane iwe urumva nimero ziko shaka ko mujyana oya ndaza kuzimu ndaza kuzimu ndazigwa rwose ntugire wasi. Hanyuma rero wari uri kuvumba ndi kuvumba akazura gata rwose ujya kwivumba akazura gata pe atereka mvumbe ntabwo akazi nagataye ahubwo hari ukuntu buri muntu agira n'ibintu bimuhuza kubera impamvu runaka ariko nagarutse. Umeze gute se mu rugo bimeze gute byifashe bite? Mu rugo ni amahoro ubu ndi kurya imyumbati ibishyimbo iyo ngiyo za Gisagara yavanye iyo hirya iwabo za Butare n'ibishyimbo birahari ubu ngubu sengihaye ibishyimbo yazanye ibishyimbo iwabo ahubwo nzavuze kuza mu kubiteye nk'ibiro nka 3 nawe agenda atekewe na Esther barye ku bishyimbo by'ihuye. warayibonye iki kiganiro cyanzovu na dusaba ukuntu byagenze cyanzovu na Esther ahubwo cyanzovu na Esther ntabwo nagikurikiye cyane kubera nari mfite ibitotsi nagikurikiyeho gatoya ariko gusa uburyo nacyumvise nzova afite ibibazo kugira ngo umuntu w'umugabo rwose bamwima akabarira icyumweru cyose very great problem ni ikibazo. Ariko si nibyo sino kuvuga ngo icyumweru bamwima akabarira icyumweru cyose ari ukuntu yabanye n'umugore azi ngo uwo munsi kuva babanye uwo munsi ari bugire arangije guhera uwo munsi babanye agira ngo depression irazamuka aripfumbata. Ni ikibazo byo kabisa. Uwo muntu koko depression ishobora kumuzamura ugasanga na ya mitsi yo uriya yaramaze iminsi nyine afite stress za nyina w'abana yamukatiye none akubiseho n'izo ngize urumva ni stress zagiye ziyongera urumva rero stress kugera kuzongera kuzindi niyo mpamvu urumva yagomba kugira na depression ugasanga agiye muhazi cyangwa agiye harakwa makuza kabisoza. Kandi abantu benshi kuri comment barabyanditse ngoda ushobora kujya muhazi rwose cyangwa se akajya hano kwa makuza ugasanga arabisoje kabisa ugasanga rwose agize gutya akoze affaire kabisa kubera stress n'iki ugasanga turi kuvuga tuti muzehe naho muzehe ariko yarabigaragaje abonye muri cece ukuntu yari ameze naho muzehe yarabisoje bayizi ni ukumuba hafi rwose. Esther rwose agerageze niwe muntu basi twari twizeye tuvuga aramugarura muri mudu amwibagizemo amasandrine amwibagize rwose kandi byari bitangiye kuza none ahubwo stress ndabona ahubwo aribwo ziyongeye kuzindi. Abantu bakavuga ngo asigaye shango yarananutse n'ukuntu basigaye batubura ukuntu barya inyama buri munsi. Buriya ni ibibazo buriya ushobora kurya ariko nubwo warya ibiryo byiza ntibigere ku nzoka ntibigere ku mutima bitewe n'ibibazo ufite kubera stress bitewe n'ibibazo ufite nubwo warya ibiryo byiza ntibigere ku nzoka bitewe n'iki n'ibibazo ufite.
ariko nawe ngo iri joro watashe saa 12 bukeye rwose ngo wajyanye n'inyoni. Amakuru se wayakuye? Buriya bwagezemo yageze iwanjye mu gitondo, ubwo amakuru yayakuye, aho yayakuye ntahamenya. None se koko niko watashye bukeye? Watashye bukeye? Natashye bukeye. Gusa niwe wari uri kuvumba muri cyumweru wa gatatu. Yari ukuntu umuntu anywa agacupa nyine byabo. Njyewe ntabwo nshobora kugenda nijoro, kuko ni ukuvuga ngo niba nyweye icupa amasaha 7 n'igice 8, njyewe ntaha ushobora gukura n'abakoboyi bakakuniga rwose nijoro. Njyewe hano nta ntihagera moto wabonye aho mutigaruke. Niyo mpamvu itufatira njyewe nshobora kumanuka hariya rero ugasanga niyo mpamvu ugomba kurara mu gasozi bugacya nkagenda ku manywa bwakeye habona, kugira ngo bazanigire mu nzira. Njyewe saa 7 n'igice 8 ntabwo nshobora gufata urugendo ngo ngende ijoro, ngende banige. Abantu bari hanze aseriye pe. Abanyamafuti ntibajya babura inzitwazo shawe. Baba bari tayari kwidefanda kandi ntabwo ari kwidefanda, ariko nk'ahantu ntaha seriyari ntahariya wenda nuko utazi cyane. Sinigeze kumva uvuga ngo hari abantu bakora ku nganji babayo. Buriya se ku nganji bafunga saa 8 saa 9. Bataha se hariya si watubwiye ngo hari umuntu ukora ku nganji bari? Oya, benshi bataha nko mu masaa 4, cyane cyane nka bari abakobwa saa 4 saa 5 gutyo. Ariko njyewe dufunga mbere yawe. Njyewe hari ahantu ni habi bakonegata. Ntabwo wabonye ura koridoro umuntu amanukamo bakuniga n'ijambo da. None se ubu bimeze gute? Bari rero urumva kiriya cyumweru kiragiye nguhamagara yakoze mariage muri hariya muri guserebura muri kunywa bimeze nabi cyane. Buriya ngo ririya joro yaratashye ariko ngo nta kintu yigeze ageraho. Nta kintu yafashe. Ariko n'ukwihangana gusa byari bimeze neza. Twaragiye dukubita karawundi, nayo ndi kumwe na Dusabe n'undi mama umwe w'umuturanyi. Esther yari yaje rwose bari gupanga ibintu mu nzu, twicara aho ngaho navuye nko mu masasa. Ariko Nzovu rero urabizi ko kenshi na kenshi uko bigenda kose Nzovu we ntabwo ajya ari pfana, ahita arimena amagambo yose. Ngo ririya joro rwose iwe ngo Dusabe wari umuhita. Dusabe ngo nari muhita. Warahindukira umubwira ngo nibutse ibintu Dusabe we. Njye ntabwo nkibyibuka. Nzovu buriya iyo habaye akantu gakeya babonye inkuru wagira ngo ni umunyamakuru. Mugisha se boss wanyu ubungubu ubukwe warabwitabiriye? Ubukwe ntabwo nagiyemo, njye namusuye gusa nyuma ubukwe bwarangiye turabonana dusangira akabyeri ankandira akanyenyeri nditahira, naho ubundi nta byadanje byabaye kwa Mugisha. Gusa ubukwe ntabwo natashye, urabona aba tipe ubukwe buba bufite haba harimo stress nyinshi. Hari ukuntu azawugijwe n'ubukwe n'iki akabona wenda ko wowe atari ngombwa. None se ubwo wumvaga ko wenda tuvugishijwe wari ngombwa se mu bukwe bwe? Ntabwo nari ngombwa, ahubwo Nzovu we uribuka ko yahoraga aririmba hano ngo Mugisha agiye kuza, ngo Mugisha agiye kuza. Ndamubwira ati Nzovu, sinjya bimubwira hano, ndamubwira uriya azaza afite gahunda zo kurongora, ntabwo ari wowe uzaza aje kurongora. Ntabwo rero kuvuga ngo Mugisha azaza, ntabwo uri ngombwa cyane ngo abadiaspora baraje ukagira ngo nisuje cyangwa se ni nyina wa uriya ni inshuti pe, ni umuvandimwe. Ariko hari igihe aba yagijwe n'ibintu byinshi, ushobora kuza akaza ntitunabonane. Mbese n'abavandimwe baza bakarinda basubiraho tutanabonanye. Ahubwo we ndanamushimira, nyuma yaho yaraduhamagara dusangire.
ntabwo avuga ngo umudiyasipora ngo araza umudiyasipora ngo azaza ntabwo ari imanije ni umuntu nkawe ni twese kandi turaba abantu kenshi na kenshi bajya babyitwararika ubwo rero muri no minsi nabonaga wari warabuze waragize nabi uravuga tutireka umusaza abanza asinduke tuzongera namara gusinduka njyewe urabona hari ukuntu njyewe hari umumama wamamagaye urabona ubwa mbere umamagara nkubwira ati nagiye gusura umuntu ni umumama twari duturanye mu nkambi uwo mumama rero yaramamagaye ati yakandagukumbuye ngo inutsuhuze naje ubwo reka njye kumusuhuza ngo umumama rwose wangaburiye wagize uti wamugani nzovu gutya na gutya urumva rero niho narindi kabisa naho ubundi bindi nisaro twizere ko nyine ari fresh kuko urumva kenshi na kenshi abantu ibyo baba bari kugenda bibaza ati se buriya yakaba bimeze gute ati ko tuzaheruka kumubona buriya na dusabe bimeze neza ibintu biragenda sawa dusaba kugenda ari gushisha yumva ibintu biragenda nta wasi afite n'akanyamuneza kuko ndi gupanga kuzabakubita ya tariki iriya tariki yahereye mu mwaka ushize mu kwa mbere rwose muri uko kwa kabiri rwose ndayibakubita hari n'abantu bagiye bahamagara ati se n'iryari kutatubwira rwose muri uko kwa kabiri ndababwira kabisa hari umuntu rwose wahamagaye uri hanze yambwiye ati watubwiye ko kuri iyo tariki tukagira uko tukugenza njye ntabwo birambigenderaho ejo bundi se ubunane ntibwabaye hari n'uwamaye n'igiceri cy'icumi hari umuntu uvuga ngo rero ngo bazaguha ngo ukubunane ngo ukure ngo nta n'umwe wigeze amamagara akora kuri noheli hari uwamaye ahubwo ruhambwe se wowe wazatanze nawe wenda uvuga ngo ntabwo baguhaye wowe wahaye indi uvuga ngo ntabwo baguhaye wowe wahaye nini nsanga koko nibyo ibintu rero wavuga ngo akimuhana ngo kaza imvura ihise ibintu byo kujya dutegemera bazaduha hari igihe byanga hari igihe na wa wundi wari wizeye nawe usanga wenda muri icyo gihe nawe afite ibindi bibazo bimugomba probleme zindi nawe zimugomba n'umuntu wanga kuguha kubera yuko avuga ati ariko ndamuha kubera hari n'uvuga ati ndamuha kubera ikininde gusa rero rwose abantu baba bagira gutya bakavuga ati reka ndemere umuntu bajya bamuremera oya tunabashimira rwose abantu baturemera nabo gushimirwa nk'ubu ndashimira kwanza umuntu uri muri Minnesota bundi yagize ariko aravuga ati ebana yaka akira akantu ujye gusoma rwose niwe ntabwo kwamaye bunana wari inzara oya byaba polisi bitwa ba ICE ngo bari gufata abantu kuri babasubiza ubonye ko banashizeho viza zihabwa abantu babimukira mu bihugu byinshi bitandukanye barazihagaritse njye nari ndi kumwe n'uwo munyamerika ari kumwe ati noneho Mexique ho abo bita Mexique bana ngo bari kubayura babasubizayo kabisa Trump ebana Trump ubu ngubu bya bintu byo kuvangura agenda Trump ebana Trump uramugabo ngo ugenda ahumirije ni umudiyasipora rukumbira ngo agenda ahumirije ngo najya rero ibana ngo yakutse Trump kabisa n'abaharara basubizayo ngo n'abaharari kubasubizayo none baba peti biwacu bo bigize aba indiscipline ibana ngo baragufata bakajya kukujugunya Kinshasa kandi nk'injo z'Kinshasa kubera nirantambara ya M23 na FARDC ngo Kinshasa ugera bari kuvuga ngo tunapata mboga ubura akabuga uva mu ndege bagusamira hejuru ngo akabuga karabonetse hari video meze kubona yawo uko bafata umuntu unyama bahita bakurya burushete wallahi none ibaze njye abantu baramwatisha yaka muri Amerika nushaka ntuzanageyo n'uwo mama wari uri kubimbwira yambwiye ati rwose yaka muri Amerika nushaka ntuzongere no kuhatekereza icyizere nawe cyaratakaye none cyaratakaye kabisa taragiye rwose yarasubye
Trump ni Trump ariko Trump buriya aracyafite nk'imyaka nyingahera ku butegetsi. wari unzi ya ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Pom Pom? Pompom uzi ko yashowemo arenga miliyoni 140 z'amanyarwanda, miliyoni 140. iyo bashoyemo Niyo washowe muri ya ndirimbo. Wari ubizi zo cyangwa yo bungutse iyo yashowemo kwari menshi bari miliyoni bana 140 azize. ni amafaranga menshi. Amadolari 100 ndakeka. miliyoni 140 naye bakabakubita yakabakayama naba nsezeye ku butinde. miliyoni 140 naba nsezeye ku butinde kabisa. Ubundi so amafaranga yaguhindurira ubuzima nangahe yaka? Amafaranga ubu yaguhindurira ubuzima nangahe? ariko ubundi ngiye meze neza ari nicyo mbaye. Mwivuze ko njya nkaryama ibyo byaba ari ukwifuza kandi wenda ukifuza ibintu utazanabona. Inka bya bindi byabanza ngo bazagura ibibanza imyaka 20 iri kugusiga warangiza ukajya hariya ngo nzagura ikibanza ryari. Ntabwo nacuma intege Ibrahim ukuntu wiha icyizere nkabona icyizere wakizera abona wapi kabisa. Wowe bizaza kubera Imana ariko nanone sinabiteganya ngo mbyikireho cyane ngo mvuga ati ejo cyangwa ejo bundi nzagura ikibanza nzakigura ikiza. Yakora gusa Imana buranga isubiriza igihe. Hari ukuntu Imana ishobora kukubarikira rwose ukabona iguhereye rimwe. Ugendeye ku byo umaze iminsi ubona nawe ngo kutambeshye, ugendeye ku byo umaze iminsi ubona n'iterambere uri kugenda ubona iwawe oya bwo Imana hari ukuntu yagiye ibikora. Mungu nsigaye naho iwanjye mfite n'umugore umfasha ku buzima wenda buri imbere ariko wenda nateye imbere mo gakeya wenda n'ibindi bizaza ntawamenya. Pola niyo mpamvu rero utagomba kuluzinga hope ngo wumve ko tuzagura ikibanza kuko ikibanza ni time rwose ngo wakigura. Ikibanza wenda hari ukuntu Imana izabigenza kuko n'ubundi n'ibindi Imana niyo yabikoze n'ibindi zabikora. Kwizera Imana gusa no kwizera ibintu bye. Ese buriya kubera iki we cy'inzovu atinya cyane iyo dusubize estabuze ko agiye kwigendera? Ubwo biriya bintu nawe bitababaza. Nanjye buriya dusabiye ambwiye ngo aragenda nsubira inyuma ngatekereza ugasemana yanjye kuko noneho ndabigira gute biragenda gute koko umva ni ikibazo gikomeye. Ariko rero nawe nk'umuntu uba uri inshuti yabo uzagerageza baganirize mwana urabone bakeneye kuba baganirizwa cyane kugira ngo ibintu byabo byo oya ngende rwose ngiye kujya mbaganiriza ngiye kujya mbegera kuko turanaturanye ari hafi. waje hano gatoya se kugira ngo turebe ukuntu yaka uribuka cyagiye bazi wawe wakoze mariage akagurukana dusabe ngo ntabwo abyibuka. yarabikoze. Hagenze gute? yarabikoze ariko yakamwana umuntu wibuka igihe twari turi i Musanze nkamusigayo yakamana akamara iminsi 2 cyangwa 3 agahita aza. Twari twakoze ikiganiro njyewe na dusabe bwite njye nakodesheje inzu yakamwana ntabwo azayinjiramo. Yakamwana kuko yavuye i Musanze ageze i Kigali uwo munsi ntabwo yaraye iwe yaraye ahantu imibiramo gusa uribuka umunsi ndara ku gasozi nibundya ari ngiye bagusigiye amafaranga ukodesha inzu ukandaza hasi bya bintu byanze bikunda ari wanjye yakamana yagerageje gusomera dusabe aramusomera bibenga akimara sikabisa samwiti je nawe nabyibuka ariko bahise bataha ariko ubwo byarangira ngo ntago bageze mu rugo byarangiriye aho ngaho twanatanye tunaganira Yakamani wa muntu uhita ukubwira ngo aragusoma ariko bigahita birangira. Ibyo yarabimubwiye rwose. Buriya maze gushyiramo agacupa nkabyibuka ibana nsinzi ukuntu rero kuko twanagize gutya rwose yaka inzovu kuri
aferi Nzovu rwose tumusengere buriya wenda umugore we nk'uko akunda kubivuga ati ntago abazi impact y'ibintu aba ari kuvuga nimba wenda bigira ingaruka cyane ku buryo abantu wenda babifata nka big deal agerageze ndareba kino kiganiro ajya atwara ibintu gake batwara ibintu gake kandi ahindura wa mugani n'imvugo hari imvugo avuga ugasanga koko ameze nk'aho Nzovu babanye ariko atamufitiye santima kandi buriya bose bavuga ngo bakingo ngo bambara bakaberwa ngo barabandi yabanye nabo bagiye hanze n'abakiboza bariya ntibashobora kubana nabo yagakwiye kumva yuko Nzovu ari wowe wa mbere ari wowe mujene mwiza ari wowe wambara neza ntabwo rero abo bagiye hanze bashaka no kugaruka usanga bishakira abandi kuko bashaka kuba barabanye nta mafaranga bafite. Oya bura Esther agomba kugufata nk'umwana w'imyaka 12 akagusubiza itoto akagusubiza ibwana. Umuntu ashaka kuva hanze afite izo za miliyoni magana ngahe ugasana none abanye undi muntu kandi nanone ibi bigano dukora no muntu ababibona akagera gute buriya ujye wiringira wa muntu muri kumwe ntukiringire uwo mutari kumwe kuko baravuga ngo akimuhana buriya kazi imvurize kandi wawe nuwo muri kumwe wawe ngubu none se tuvugisha ukuri uramutse ugize ikibazo twabaza okay ubuse ndamutse mpfu ugira ngo ntitubana nawe aramutse agize ikibazo niwe twabibaza kuko niwe kandi none Esther aramutse arwaye turi kumwe ninjye wamuvuza uretse no kumuvuza nanjye ndamutse arwaye wabimenya mbere ko arwaye ariko Esther ntago ari umwana nje kuvuga ngo aracyari mutoya wenda n'urubyiruko ariko arakuze asatira 30 ariko umuntu aba umwana gute ega burya umuntu oya kuba ari umwana kuri wowe n'umwana n'umwana ariko ntabwo wavuga ngo ni umwana burya iyo umuntu yabyaye ntabwo aba akiri umwana ni umwana ariko nanone ntabwo ari uruhinja nta nubwo ari bebe ntabwo ari wa mwana wo muri garidiyene kuba areba agafokasinga akamenya ukuntu ibintu bimeze akareka gutekereza nese ubu esa ntamenya gutandukanya ikibi n'ikiza ntamenya gutandukanya ntabwo ari umwana wakora mu muriro ururo n'iki bavuga ururo n'ikiga ururo ubundi hari icyatsi bita ururo n'amasakasi nanone hari ururo ni icyatsi kiba kimeze nk'ururo ariko hari n'ikindi cyatsi gisa nk'icyo ngicyo baba bashatse guca umugani baravuga gutandukanya icyatsi n'ururo icyatsi n'ururo ururo buri urebye ruri mu byatsi ushobora gutetse ari ibyatsi ururo sara ruzi Nzovu uburo se ntabwo tujya tunywa igikoma cy'uburora ni amasaka dutoya cyane cyatwara navuraga ku bana barwaraga ibintu mu maso buriya uburo ni igikoma cyiza cyane uburo ni igikoma ni ibinyampeke ariko havamo igikoma kiryoshye cyane ndetse n'amasaka ni ibinyampeke nabyo ni ibinyampeke mushuti wanjye yakoze n'ubukwe bwiza wa muhanzi muza niyo Bosco yakoze ubukwe bwiza utagiyeyo ntabwo nabimenye mba nagiyeyo ntawagiye kuvumba mba nagiye wose ntuvumba reka kuvumba ni umuco nyarwanda ubwo se uramutse ugiye kuvumba bakakwima uzi ko umuvumbyi we batakunda kumuha intebe oya buri hari utugambo ujyana amagambo buriya y'umuvumba amagambo ufite amagambo menshi cyane wibarishwa aho ngaho ziryoheye kera hakibaho urwagwa umuntu wavumbaga abantu bari mu bashaka kuvumba urwagwa ubundi kandi i Kigali twakundaga kunywa mu macupa no umuvumbyi yicaramo hagati nimba njye nawe duse waje kuvumba yakundaga kwicara hagati noneho turabamenye egera hano se reka kuva muri frame hari n'ukuntu uvuga ngo nta mazi arenga akanogo twakundi umuntu hano hagati rero cyangwa yicaye hagati ntabwo wamurenza icupa ngo uhereze uhiye ahita akubwira ati mpereza hano nta mazi arenga ariko mukabe twagezeho turabamenya twabona aje tugahita twegerana gutya
yakwicara hano ubwo icyo gihe nimba waramperezaga turimo nimba waraguraga icupa rimwe nkagura irindi ariko igisaje umuntu yaza kubavumba guhera kuwa mbere kugeza icyuma kikarangira wabaga yenda wabonye amafaranga y'agacupa wayaruhiye uvuye guhinga uvuye gutashya inkwi ukagurisha kandi wenda ari nk'abiri muri bumwe yonyine y'urwagwa mugahita mwitahira akaza kayakugota yagotomeraga gute mwamuhaga urwagwa akarubaha rugeze hano yateraga story byibura umuvumba kunatera agira ikiganiro cyiza umuvumba atera story kandi umukiri uri kugura mukoma amashati murakoze patro tibaguhirindisha tuvugurije ukuri ari inshuro ubanze kuba umuvumbyi n'inshuro umaze kugurira abantu niziye ziba nyinshi oya ndagura singura nzufu ndabaje inshuro wavumbye apana kwigurira inshuro umaze kugura gutya abandi bakakuvumba abandi kamvu ni benshi none se baba abantu ngurira si benshi ako nawe bamaze kuvumba kenshi nanjye naravumbye ariko njye abona guriya ahubwo nibo benshi cyane ageze kuvumbika byo nibiki kuvumbika hari ukuvumbika umuriro kuvumbika umuriro kwa kundi ubucanye nk'umuriro ugafata umuriro kugira ngo utazima ugashyira andi muvu imbere ukazageza mu gitondo ukirimo ukongera ugacana hari na byandi bita ngo kuvumbika umuntu nimba akuze kwaje kwapura atakibashije akavumbika nawe kandi ubwo nibyo uravumba hari ukuntu uvumbika bakugiriye ikigongo uravumbika singe ndashaje kwa Esther buriya hari ukuntu uvumbika ugasanga mu gitondo umuriro uracyari ariko Esther nta kuvumbika bituma umuriro ugumamo umuriro ugumamo mu gitondo kwa kundi nyine umuriro iyo usize hejuru urazima ariko ufata icya gishirira ukavumbika ukarenzaho ivu hejuru umuriro ntabwo upfa kuzima ariko abantu bavumbikaga kera ibyekeye umuriro babaga bakunda itabi bafite ijigo mu gitondo akavuga ati saa 11 buri umuntu ukunda itabi saa 11 aba arimo kwinywera itabi ryiwe akagenda akareba cya gishira bavumbitse agahita ashyira ku rujigo agashyira ku nkono y'itabi agatumagura cyangwa ifite igikamba cyiwe vumbika kabisa kandi impamvu abantu bavumbikaga kugira ngo babone umuriro cyane ubundi cyane nta muntu wajyaga kwa kanaka ngo apfe kurahura ubwo utaravumbikaga yabaga afite ikibiriti cyiwe avuga iti ndeta ncana kandi ibibiriti kugira ngo ujye kugura ikibiti kera byabaga bigoranye cyane reka tubareke turi muri weekend maze mujye kurya ubuzima nzo mujye kurya weekend umunsi kwa kangahe ngenda jyaho bitasaganati